Vuga ngo baramurashe nyine ngo nawe yishe umuntu ikabuga ise yica umuntu ikabuga ahungira hano n'ikigoryi cyo kora n'iki mama n'ikigoryi so yishe umuntu ikabuga ahungiye aha. Byamenyekanye gute kugira ngo uyu musore bita Nelson bamusanga ahangaha muri aka kabari? Uri kumva umuntu bamuseye ngo yaraye hano noneho yari yishe umuntu ikabuga Yego rego bamusanze hano n'abataye kwa twibere hano bisanzwe twumva ngo umuntu tubona polisi iraje iza guhiga umuntu tugira ngo n'ibintu bisanzwe nyine ariko tukumva umuntu ngo yishe umuntu ikabuga abaturage barirukanka nako turirukanka abandi tukumva ngo baravuze ngo bishe umuhanda muri za musamu ngo nawe wishe umukobwa ngo ikabuga base bamwica ngo bamurashe. Gusanze ahangaha bivugwa ko ariho hafatiwe umusore ejo wishe umukobwa bitaga Mutoni wakoreraga hariya ikabuga. Tugusanze ahangaha mu marembo y'akabari bivugwa ko ariko yafatiwemo. Mwabimenye gute? Byagenze gute kugira ngo umwicanyi afatwe? Uratangira utwibwira tubwire inkuru mwayimenye gute? Byagenze gute kugira ngo inzego z'umutekano zibe zamuta muri yombi? Nje banyita Yves nakaba hano mu karere ka mu murenge wa Fungwe karere ka Rwamagana nakaba umujeni w'umukobwa akorera ikabuga acuza akabari nanjye umujeni nari muzi ariko ntago nzi ko yuko nyine ibyo ngibyo byabaye nabyumvishe. Umusore umujeni yakoreraga ikabuga umukobwa cyangwa umusore? Umukobwa ari we Mutoni. Yari we Mutoni nawe muzi namubonaga ikabuga ko najyaga njyayo n'igare. Ni kuvuga rero ubwo ngubwo mu kuba yakicwa nanjye nabyumvishe mbonye pandagare ije kumureba umusore ako mukuza hano muri kano kabari yaje n'ubundi bwo nk'umuntu uje kunywa akantu nyine ntago bari babizi nabo. Pandagare yageze ahangaha sangahe? Yageze hano nko masaa 7 saa 8 saa 8 z'amanywa. Ntabwiwe n'iki umuntu Pandagare ije kureba? Mwamenya amakuru mute mwebwe? Jewe ko namenya amakuru Pandagare yaje raparika binjira muri kano kabari kazamuzamu baraza bavuga ati ni umuntu wishe Mutoni ikabuga. Nje nabyumvishe nje mitananga bati se Mutoni bamwishe bamwiciye iki kutajya kubagana atajya ba umuhemu byagenze gute? Bivuze ngo Mutoni wowe mu gihe cyashize mwari muziranye? Nari muzi najya nje ikabuga tukabona kamubona ahantu acuruzaga mu kabari. Yarabanye gute n'abantu nkawe nk'umukiriya wajya kujyayo? Mutoni yabanagiraga gute abakiriya? Mutoni rero umuntu abanaga n'abantu neza byata natwe twajyagayo tutwamaga tugiye tukanywa akantu tukajya tukaparika nta kibazo kiba yari afite pe. Mutoni nta mutima mubi yari afite, yari umuntu wumvira, yari umuntu ubaha, yari umuntu witonda, yari umuntu utagira ibintu by'urugomo. Ubwo rero nanjye naje gutangara numvishe ngo yapfuye, nanjye byumvishe kuri no tariki y'umunsi wo kwa gatandatu. Nkawe nk'umwe mu bajyagayo rumva wageragayo ariko amakuru haravuga ko uyu musore wivuganye Mutoni bakoranaga hariya ari we wari nyiri cyokezo bokerezagaho inyama. Ese wigera guhamusanga? Umusore ko namubonye ku matelefone icyo gihe ntabwo nize mamusanga, ntabwo nize mubona. Gusa none andi makuru numvaga bavuga ngo yari umusore ngo bakundanaga, ngo yari umusirikare, niko nabyumvisheho. Wari umusirikare? Niko nabyumvisheho ayo makuru, ariko ndavuga ati se umusirikare yawe yamwisha muhora iki? Nimba bakundanaga ko yuko nawe udakundana nawe udakundana nawe utanga undi, natwe ko dukundana bakatwanga. None ubwo ngubwo rero bigenda gutyo nyine. Ubwo ngubwo baraza barinjira, bamaze kwinjira banjiramo hano muri no bare, ubenjemo baraza ngo yararimo imbere ngo yanze ngo gukingura, ngo noneho ngo mukumurasa bamurashe nimugoroba mu gasaka mugoroba. Yarashwe ku mugoroba? Niko makuru nayo. Murashe cyangwa bamukuyemo baramusohokana baramutwara? Uko bamukuyemo ntabwo kugeza tumubona, kabona imodoka zisohoka zigenda. Byagenze gute kugira ngo bamenye ko uyu musore ari we wivuganye Mutoni ari uranga?
kuba bamwivuga kumenya uko yageze hano ntabwo nta makuru nyine ubwo yaratanzwe ntabwo nzi nanjye ukuntu yageze nanjye nabyumvishe ko yuko byamubaye gutyo Mutoni koko nari muzi ntabwo umutipe we nari muzi. Tugusanze aha ngaha ariko ndagira ngo uze kubohoka tuganire. Bamwe baragira bati uyu musore ashobora kuba yabanje kurwanya inzego zishinzwe umutekano, akaba hari n'icyuma ngo yicishije Mutoni yari akigifite ngo yashakaga kugitera inzego zishinzwe umutekano. Nanjye ibyo by'icyuma nabyumvisheho ko yari agifite gushaka kugitera inzego z'umutekano ariko ntabwo nigeze mbibona. Bamusohoye mahanga sangaye bamukuye none aga saa 9 nibwo bamutwaye. Nkawe nk'umujene iyo uri kubona abajeni bagenzi bawe yari umusore bari gukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo by'urugomo bikabaviramo kwica abandi, bigusigira irihe somo ni iyihe nama utanga ku rubyiruko? Nama nanga ku rubyiruko ntabwo biriya bintu umusore yakoze ari byiza. Niba umuntu akwanze nyine abakwanze fata undi cyangwa muri mind yawe ufata utekereze vuga ati ntabwo umuntu ko kwanza ariko wahita umwica cyangwa ngo uhite mumerera nabi. Ntabwo icyo cyari cyo kinyabupfura. Ntabwo kwica umuntu hano umuturage nawe kandi hano umunyarwanda nkawe kandi nawe n'u Rwanda rwo hejuru hazaza aho uravutse nawe yisanga ko yuko yaba umunyarwanda nawe agakora agatera imbere. Ntabwo kwangana ari cyo kibazo. Ntabwo umuntu wakwica umuntu uko yakwanze ubwo wenda hari ibindi wafaga na Mutoni. Ntabwo ari icyo ngicyo ubwo wafaga kuko twese turakunda. Ntabwo wakwica umuntu ngo nuko akwanze. Muri izi quartier zanyu mubanye gute n'inzego zishinzwe umutekano mukorana mute? Izi quartier zacu inzego z'umutekano zose ziba ziteguye ziri hafi aho ngaho zikora amanywa n'ijoro. Tuba dufite n'abasigara bagendamo hano muri zino quartier baturinze. Nta muntu ubongamira undi, nta n'umuntu uhohotera undi. Hano n'ahantu haba hibashye cyane, haba ari inzego z'umutekano zikaze. Nta muntu ubangamira undi hano rwose. Nta muntu pe ni nabwo bwa mbere binabaye hano hantu meze na quartier kumva ngo umuntu ngo byagenze gutyo yapfuye ibintu n'ibyo ngibyo undi yishe undi ngahaza ahantu kwaze. Ntabwo nabo bari babizi ko yuko kuba umuntu wishe undi yaje kwihisha inaha iwanyu umuntu ashobora kubyumva kumva ko hashobora kuba hari indiri cyangwa se hari ahantu hari ubwihisho kuba umuntu wahemutse yaza kuhisha. Se aho hantu harahari heshi cyangwa ni ahantu hari ho kwisha naho ubwo nawe nubwo nawe yaje kugira aje kunywa akantu ntabwo bari babizi. Iyo babizi ntabwo baba baramwakiriye. Tugushimira kandi tukubwire ngo komeza kwihangana kandi ukomere kuko kubura inshuti yawe Mutoni. Byambabaje cyane pe byatari byambabaje cyane. Mutoni ari umwana mwiza twajyaga Kabuga mbere n'ikijyayo n'igare Mutoni akatwakira akaduha inzoga tukanywa tukitahira. Mutoni byambabaje cyane kuba numvishe ko ari we witabye Imana. Njyewe nabyumvishe bita binanungura byatari mbamubonye no kuri telefone birambabaza cyane ariko ndamwihanganishije nyine ubwo agirira uko ridashira agira uko rishira. Ihangane kandi ukomere. Usanze ahangaha mu marembo y'akabari bita Zamuzamu bivugwa ko Nelson ngire ngo abantu ku nkuru ejo ziriwe ku mbuga nkoranyambaga ndetse natwe ku nkuru ejo twakoze umusore wishe umwana w'umukobwa bakoranaga bakaba bamwitaga Mutoni wa Diane naho uwamwivuganye bakaba bamwita Rubera Intwari Nelson bakoranaga. Tugusanze rero aho akuwe aho bamufatiye bigenze gute kugira ngo uyu musore amenyekane ko arahanga? Yatanzwe na nyirikabari. Nyirakabari kanga niwo mutanze yagiye guhamagara RIB nyine amaze kubona amakuru kuri niba byari kuri YouTube. Amaze kumubona nyine aragenda ahamagara RIB ziraza zaje nicayemo hara hirya sinigera amenye ibyari byo. Ngeze hano mbona abantu benshi baruzuye ndabaza urambwa ati hari harimo umuntu wishe umukobwa Kabuga. Naje ndagenda ninjira mu hano ndatuza aciyemo akanya mbona none abapolisi benshi baraje ba RIB
baraza baba benshi. Nyuma rero bamutwara ntago nari nagiye. Bamwe bari kuvuga atashobora kuba yarwanyije inzego z'umutekano akaraswa abandi atayikase. Niwe wikase n'icyuma kuko nabyumvise hari undi muntu uri kubivuga ruturutsemo hariya. Yikase mu kabari hariya. Ayikata n'icyuma nimba akase umutsi ntago mbizi pe. Umutsi wa hehe? Ntago nzi ahantu yakase. Niko yikase n'icyuma. Yikase. Ko bivugwa ko bashobora kuba bamusanze ataritaba Imana. Numvise avuga ko ntabwo yari yapfa kandi babaga ntashobora kuba yapfuye. Kuko umuntu waje abivuga avuze ko ashobora kuba ari mu marembera agiye gupfa. Ari cyo cyuma cyamwishe cyangwa se nta muntu wamwishe. Nta nzego z'umutekano zigeze zimukora. Batiye n'uzari bakita ngo ikikamwe gakati n'uzinzugira. Boseze. Bararukata binjiramo basanga yikase. Yabwiwe n'iki se ko yahururijwe? Sinzi cyane mubwiye ariko yabonye abapolisi kuko yari ari mu idirishya riri hano rirarimo ryarebagamo hano mu muhanda. Ashobora kuba yabiketse rero afashe icyumba kireba mu muhanda. Asobanuye ko yagira ngo ajye acunga. Birashoboka. Abaturage bahanga ubundi mukorana gute n'inzego z'umutekano zanyu? Iyo tubonye hari ikibazo twitabaza inzego zo hejuru turusha ubushobozi tukaza tukadufasha. Reka tugushimire. Murakoze. Ari haruguru y'ibagiro ndabeshya siho byabereye. Gusa wenda ndaje mbonye bimeze uku ndavuga nti mbega ese burya ahungiye hano avuye ikavuga nti mbega ikigoryi. Ese bamukuye hanga ureba mama? Iyi modoka imujyanye ndeba nari ndaha hepfo. Imodoka imujyanye yari imeze gute se bamufashe gute byagenze gute kugira ngo akorwe operation yo kuba? Nyine operation uko yakozwe ntago mbiza ariko mbonye abantu bahunga byirukanka nanjye ariko ngiye kumva numva ngo ngo wa muhungu wishe umukobwa w'ikabuga ngo baramurashe ngo baramutwaye. Baramurashe? Vuga nicyo koze bamugiriye neza. Ntago mbizi nabyumvisha uko. Isasu riravuga ubundi mu busanzwe ariko se neza nimba yaramukunze cyane akamwica kuko yasohokanye n'undi buriya bamugiriye neza. Nose weho yarari yumvaga afite umutekano. Naryo numvishije gusa nirukanse gutya nk'abandi nyine mu kugaruka tugaruka bavuga ngo ngo baramurashe ngo bamutwaye ari umurambo. Ni sawa nyine mwirukase mwebwe bigenze bite kugira ngo muvanga? Ageze turiruka twirutse rero nita mvuga nti turiyisha mu kugaruka tusanga baravuga ngo baramurashe nyine ngo nawe yishe umuntu ikabuga. Ise yica umuntu ikabuga ahungira hano n'ikigoryi cyo kora n'ikigoryi so yishe umuntu ikabuga ahungiye aha. Nawe nk'umuturage utuye ahangaha muri izi karitsiye iyo mwumvise umuntu yishe undi akaza kuba ahangaha muri izi karitsiye zanyu mubifata gute? Ubwo ntiyaba ari indiri ngo yabaga inaha kuza kwihisha ahangaha bisobanuye icyo? Ariko ntago yabaga inaha ntago ari umuturage w'inaha yabaga ikabuga yabaga ni naho yakoreraga. Kuzaje mu kabari nk'abandi ntago yabaga hano ntago abe inaha nyine yaje anywa wenda hari numvaga ko ari nka toroma y'uwo yakundaga hari gati namwishe ubwo nibyo babandi bamukundaga batazongera kumubona hari niko njye nabifata. Ariko ntago yabaga intanga ari umuturage w'inaha mwikabuga. None se atari ikigoryi wishe umuntu hari yuhungiye aha nk'umuntu nkawe nk'umuntu nk'uyu nguyu urumva uri umubyeyi nihe nama wagira umwana w'umukobwa uri munsi yawe cyangwa se umujeni wese uteganya kuba yajya mu rukundo? Rero ibyo bintu byo kuvuga ngo ukunze umuntu kugeza ubwo wamwica kiye numva kwica umuntu atari wo muti. Ntago ari wo muti wo kuvuga ngo ukunze umuntu kubera ko aguciye inyuma akajya gutemberana n'undi wowe uhisemo kumwica. Ndumva uwo ngo atari wo muti ahubwo ibyiza kubera ko wenda ufite ifuhe ryo kuba utamukunda cyangwa se akaba kugerezeho abandi wowe nk'umuntu wenda ufu wamureka wowe ahubwo ukagira uti
ugakundana n'abantu wa wundi ukamwihorera ukigendera. Bigusigira irihe somo nk'umumama ukuze? Se marange abana b'iki gihe babagira inama bakumva. Hari abumva barabanga bwirwa besha kumva bene. Yewe abana b'iki gihe ntago bumva nabo. Bivuga umeze nkaho inaha hari abana bananiranye gusa cyangwa ufite abana bakunaniye? Ndabafite. Barakunaniye? Ndabafite abana b'iki gihe ntago bumva. Umwana abashaka ko icyo we yumva ashaka aba yumva ko aricyo ashaka cyabaho. Ntago umwana niba umbwira ati rero nimba uriya muntu mutagendanye muri gahunda mureke ntago abyumva. Yego. Ntago abyumva na nubwo yabyumva. Ahubwo baba yumva ndamukunda ahubwo wenda nzanamwica. Uragira uti twabonye imodoka ziza ahangaha ubundi zaje ari imodoka zingahe zaje kumutwara? Nabonye imwe ariko nayibonye igenda kuko nagiye kubona mbona abantu barahunga nanjye ndihungira ndigendera. Nabonye abantu bahunga. Cyokoze igenda nayibonye isubira igenda. Hari imodoka ishobora kuba ari imodoka itwaye umuntu yapfuye, hari n'ishaka kuyimutwara imuzima, wabonye ari imodoka yamutwaye imeze. Naturutsa ndaza ninjira hariya hepfo mu gikari. Ngiye kubona mbona bari gusohora abantu gutya bakinga nyine ahantu hari ububari hari inyuma. Mbonye bari gusohora abantu bakinga. Ubwo nirukankana n'abandi. Noneho ndangije numva abantu baracecetse. Ese habaye iki? Yewe ngo wa muhungu ngo wishe umuntu ikabuga ngo wamwiciye hano ngo muri zamuzamu. Sinarinzi n'ahariho. Nkabonye none ahangaha imodoka igiye. Hamaze igihe kingana gute? Ishobora kubihamaza umwanya munini kuko ngiye nzokamo hariya nahatinze njya mu isoko mu kugaruka gutya imodoka igiye nibwo nsanze muhagaze hano. Se zamuzamu niyi numvaga ko ari hariya nyine twirukanze turi. Ndazamutse ngeramo hariya. Yewe nzaza kwifatira gatupano ntago nari nazi. Nuko mpita nikomereza. Reka tuganire none mujene none twumve icyo atubwira. Sanze ahangaha mu marembo ya zamuzamu bivugwa ko umusore wivuganye umwana w'umukobwa bita Mutoni bakoranaga ikabuga mu isantere yamwishe ku munsi w'ejo ku itariki 21 nibwo byamenyekanye, ariko yamwishe ku itariki 21 mu ijoro. Byamenyekanye gute kugira ngo uyu musore bita Nelson bamusanga ahangaha muri aka kabari? Uri kumva umuntu bamusaye ngo yaraye hano. Noneho yari yishe umuntu ikabuga. Yego bamusanze hano abataye kwa twibere hano bisanzwe. Twumva ngo umuntu tubona polisi iraje. Iza guhiga umuntu tugira ngo n'ibintu bisanzwe nyine. Ariko tukumva umuntu ngo yishe umuntu ikabuga. Abaturage barirukanka ariko turirukanka. Abandi tukumva ngo baravuze ngo bishe umuha muri zamuzamu ngo nawe wishe umukobwa ngo ikabuga. Base bamwica? Ngo bamurashe. Ariko abandi bavuga ngo bamurashe abandi bavuga ngo yikase izosi. Ariko ko nta sasi twumvise. Bamwe bavuga ngo yikase izosi. We yikase izosi. Ariko ko nta sasi twumvise. We yiyishe yikase izosi. Yiyishe inzego z'umutekano. Kuko ko abaturage nta sasi twumvise. Bamwe bari kugira batashobora kuba inzego z'umutekano zahageze agashaka kuzirwanya. Ntabyo twumvise. Kuri kumvise ngo umuntu baramwishe ngo wa musore wishe umukobwa ikabuga ngo baramujyana. Nibyo twumvise nta kindi twumvise. Nta kindi kabisa. Muhageze mwebwe bigenze bite polisi ikihava? Polisi ikihava amakuru twumvise nuko twumvise ngo muri zamuzamu bishe umuntu ngo polisi yumutwaye. Nta kindi twumvise. Nta kindi kabisa. Ayandi makuru mufasha? Ayandi makuru dufasha. Uri umujeni ukiri muto, iyo wumvise umujeni mugenzi wawe afashe undi mujeni mugenzi we akamwivugana, bigusigirira isomo, uratangiye inama ku bandi bajeni bagenzi bawe? No kuvuga ngo niba umuntu ari inshuti yawe agakora ikintu kitakunyuze, ari inshuti yawe cyangwa ari sheri wawe, umuntu wese wiyumvagamo nimba akoze ikintu cyakunyuze mwihorere. Uwo mujeni se wenyine uhari ku isi bana n'abandi. Ibyo ntabwo ari byo kuvuga ngo umuntu akoze ikintu kitakunyuze ufashe umwanzuro utari mwiza byihorere. Hakugira ngo ufate umwanzuro mwihorere ubane n'abandi neza, nabone ibyango ubane n'abandi. Iyo nama ntabwo nagira izindi nshuti zanjye.
byatari ntabwo nazigira izindi nshuti zanjye kabisa. Igihe ntabwo ari sawa. Muri izi ce zanyu hano kuva za Nyagasambu ngo kuzamuka ikabuga bivugwa ko hashobora kuba hari abajeni benshi banze gukura amaboko mu mifuka ngo bakore, ahubwo bashobora kuba ngo birarira amajoro bategatega abantu. Aho hantu ni mu gihugu hose, ahantu hose abantu barahari, ariko njye inama nabagira ntabwo igenda yisaba gutegatega abantu, ntabwo ari sawa. Inama nabagira ntabwo igenda yisaba, aho hantu hose barahari ariko ntabwo ari sawa kabisa. Dukoreye dutunzwe n'ibyo twakoreye ntabirenze. Bajeni nkabo nicyo babwira, nabagira inama yo kuvana amaboko mu mufuka tugakora, kuko twese tuba twakoze kandi nta bintu izo ngeso ntabwo twese tuzijyamo. Nibakore bavana amaboko mu mifuka, nicyo nababwira nta kintu. Ikibazo kivugwa cy'ibiyobyabwenge byo ngo bihagaze bite? Ni ukuvuga ngo ibiyobyabwenge biba byakozwe n'inganda. Ni ukuvuga ngo rero nimba unyweye ikiyobyabwenge kinywa ariko uzi ngo ninjije iki cyangwa nakoze iki, ninyinywa ndagikotorora gute? Reka tugushimire kandi tubabwire ngo mukomeze kwihangana. Murakoze.